Shalom, Mwami Yesu nashimwe, izina rye rishyirwe hejuru iteka ryose. Ndaguha ikaze muri uyu mwanya, naho dusangira ibitekerezo by'ijambo ry'Imana ariko mu mwanya muto. Ntabwo ibyo tuvuga ari bito, ahubwo twinginga Mwuka Wera ngo ikiba cyumvikana nk'igito akigire kinini mu buzima bwacu, kuko biravuga ngo igitubura nubwo cyaba gike gishobora gutubura irobe ryose. Nshaka ko tuganira ku nkuru iri muri Bibiliya y'intambara yabaye hagati y'Abisirayeli ndetse n'Abafilisitiya, ariko iyo ntambara ivugwamo abantu babiri, ni Dawidi ni Goliyati. Namaze igihe niga ijambo ry'Imana, numva abantu bigisha kuri iyi nkuru kandi bigisha mu buryo bwiza, ariko maze iminsi ntekereza nanone kuri iyi nkuru. Ndashimira Imana kubw'ubundi buryo nabashije gusa n'ubona iyi nkuru. Bibiliya itwereka ko Abafilisitiya bari bafite umuntu udasanzwe, ngiye guha izina rya giant. Bari bafite umuntu udasanzwe umeze nk'ikimana ku ruhande rwabo. Abisirayeli bari bafite Imana gusa, nayo bamwe ngira ngo batizeye 100% ko iri bubarengere bitewe n'uko Umufilisitiya yari abageze habi. Ariko maze iminsi nibaza nti se, Abafilisitiya bafite ikosa ku kuba bari bafite Goliyati ku ruhande rwabo? Tuhashyire ikibazo, tuhashyire akabazo, twibaze ese kuba mu ntambara uri kurwana ufite Goliyati nka advantage cyangwa se nka kimwe mu byagufasha gutsinda intambara, ni ikibazo? Igisubizo ntanga kugira Goliyati ku ruhande rwawe ntabwo ari ikibazo. Kugira Goliyati mbyite gute? Ni nko kuba mu bibazo ucamo mu ntambara urwana, wenda ufite umuntu ushobora kwirukiraho ukamuganiriza ibiri kukubaho. Nyine reka tuvuge ngo kugira Goliyati mu gihe cy'intambara ni ukuba utari wenyine gutyo. Mu bishoboka bifatika ni ukuba ufite icyo wakwikinga imbere, ni ukuba ufite aho waba uhungiye, ni ukuba ufite ibyiringiro by'ibanze mu bifatika kandi biboneka. Ibyo simbibona nk'ikibazo, ahubwo dore ahantu hari ikibazo, ni ugufata ibyiringiro byose cyangwa ni ugufata kwizera wagahaye Imana ukakwimurira muri wa Goliyati uri aho hafi. Ntabwo kuba Umufilisitiya ari kumwe na Goliyati ari cyo kibazo, ahubwo ikibazo ni uko Umufilisitiya yahinduye Goliyati Imana. Abenshi nubwo iyo dusoma iyi nkuru duhagarara ku ruhande rw'Abisirayeli, ariko ongera urebe neza, nta Goliyati ufite wakabaye ahubwo unashimira Imana ko umufite, ahubwo aho gukora icyo ukaba mu buryo bumeze gutyo, byararangiye umuhinduye Imana. Erega kuba tuvuga ngo bamwe biringira amagare n'amafarashi, ubundi kugira igare n'ifarashi ubwabyo nta kibazo kibibamo, ahubwo nk'uko Bibiliya ibivuze, ni ryari byagenze gute ngo ibyiringiro, kwizera kwagakwiye kuba muri gitare usumba byose, Imana ishobora byose, kwizera wakayihaye ukwimurire mu magare n'amafarashi? Niki cyabaye? Icyo ni ikibazo Abakristo dukwiye kwegera Imana tukayibwira ngo Mwana, turagushimira ku kuba dufite amagare n'amafarashi, turagushimira ku kuba mu ngabo zacu harimo abakora ikinyuranye nk'uko Goliyati yagikora,
turagushimira kukuba muri famiye waraduhaye umuntu wakora ikinyuranye, turagushimira mu kuba mu kazi dufite umuntu wakora ikinyuranye, turagushimira kukuba amin mu bushuti bwacu dufite umuntu wakora ikinyuranye, washobora kudutabara igihe twese byaducanze, washobora kuzana igisubizo abandi twese twabuze. We thank you for that. Ariko nanone ntibikabeho ko dufata kwizera twakaguhaye ngo tuguhereze uwo muntu kubw'ibisubizo bidasanzwe tumubonamo, kubw'intege ajya adusubizamo, kubw'amagambo y'imbaraga n'ay'ubwenge ajya atubwira. Turabigushimira, ariko ntibikwiye ko tumuhindura Imana yacu. Maze iminsi nsenga mvuga ngo Mwami, abizera bagakwiye rwose kugira Goliyati mu bihe by'intambara, abizera bagakwiye rwose kugira amagare n'amafarashi, ariko ubarinde iyi kansa, ubarinde iki cyorezo cyitwa gufata ibyiringiro, cyitwa guhindura, aho kwizera wowe bakizera za advantages zaje ku ruhande rwabo. Icyo nicyo ngusabira, nicyo nsenga ngo usabe Imana, amaso yawe ntahindukire ngo uyavane kuri we ngo uyimurire mu magare n'amafarashi. Uwiteka duhana umugisha.